Inkuru y'umukobwa wiberaga mu rusengero kandi akunda Imana. Hari umukobwa yakuze yararezwe neza, yari afite bakuru be na barumuna be, ariko bakuru be bandi bari abo mu muryango ntabwo bavukanaga ku babyeyi be bombi. Ababyeyi be bombi barababyaye barangije bitaba Imana, papa we na mama we bombi bitaba Imana. Umukobwa yaje gukizwa aba mu rusengero arakura, arera barumuna be, bakuru be bo mu muryango nabo barishakira, asigarana barumuna be. Asigaranye barumuna be na musaza we, arabarera, arakora abantu b'Imana. Akurira mu rusengero yubaha Imana, aba muri korari. Gusa kubera imibereho yari igoye, we ntabwo yakomeje kwiga. Yahagaritse kwiga, arera barumuna be bariga, musaza we ariga arangiza kwiga segonderi, yiga na kaminuza. Murumuna we nawe ariga ararangiza aranamushyingira. Bantu b'Imana, buriya hariho abantu bakorera Imana by'ukuri. Kandi nitugera mu ijuru, uzatungurwa no kuzasanga imirimo yawe ntayo ufite. Uzasanga imirimo yawe inyuze mu muriro ishya. Nyabuneka mukorere Imana mukiriho. Mukorere Imana, mukorere Imana, mureke dukorere Imana, twiyubakire inzu zidasaza zo mu ijuru. Uyu mukobwa yari umuntu mwiza, yari umuntu ushimwa n'abantu bose. Uyu mukobwa ubuzima bwe bwose bwari butangaje cyane, kuko yari yarabyirukiye mu nzu y'Imana, agakunda gusenga. Abaye umwangavu yaje kuba imfubyi, we na murumuna we na musaza we, bombi baba imfubyi. Byakurikiyeho ni uko uwo mukobwa yahise asigarana inshingano zo kurera abavandimwe be, yarabakoreye, arabarera, abarihira amashuri bose bariga, bararangiza bose. Uwo mukobwa we ntabwo yabashije kwiga, gusa yabaciriye inshuro arabatunga. Murumuna we yaje gukura arashyingirwa, abona fiyanse umukunda, ndetse na musaza we bombi barashaka. Ariko umukobwa agumaho ari mu nzu y'Imana, yubashye Imana pe, ku buryo n'abo basenganaga bose bamutangira ubuhamya. Uwo mukobwa yari umwizerwa cyane ku buryo butangaje, kuko abo babyirukanye bamutangira ubuhamya, abavandimwe nabo ni uko. Yagiraga umutima mwiza mu buryo budasubirwaho, kuko n'abana biganaga n'abavandimwe be, abo basenganaga muri korari, abantu bose bari baturanye muri karitsiye, bose bamutangiraga ubuhamya, bakavuga bati uyu muntu ni mwiza. Harakabaho umukobwa runaka, harakabaho kanaka, ahantu hose babaga bari kumutaka. Uwo mukobwa yari umukristo pe, yari umukristo. Kubera iyo mibereho yabayeho yatumye adashaka, kandi yari mwiza. Yagiraga kwitanga, kandi yagiraga ikintu cyo kwihangana. Yarihanganaga mu buryo bukomeye, akihangana mu buryo butangaje. Uyu mukobwa sinabona uburyo mubabwiramo, gusa icyo nababwira ni uko abantu bameze nk'uyu mukobwa bariho, ntabwo tugiye kuvuga ko batariho, ariko ni bake. Nk'urugero, umuntu warwaraga yaramusuraga. Umuntu wese warwaraga akamenya ko yarwaye yamugeragaho akamusura. Uwabyaraga yaramuhembaga, kandi abadamu benshi bajyaga kubyara yabaherekeje, nubwo watigeze agira amahirwe yo gushaka. Bavandimwe mwumva uwo muntu yagiraga kwitanga gukabije, ndetse gukomeye. Navuga ko kwari gukabije, kuko kwitanga yagiraga kwari guteye ubwoba. Iyo wagendaga ukamubwira uti muvandi ndaburaye, mfite ikibazo iki n'iki, we yirengagizaga ko afite ikibazo, ako kanya agahita akemura ikibazo cyawe. Uwakenaga yaramusangaga akamufasha uko ashoboye. Yari afite umwuga yakoraga wamuhaga amafaranga atari menshi,
ariko yayabanagamo na bagenzi be, ntabwo yayaryaga wenyine, oya, ntabwo yari igisambo mu buzima bwe. Uyu mukobwa yari mwiza pe, yari muri korali, ariko buri muntu wese yageragezaga kumugeraho uko bishoboka, kandi akamuhumuriza igihe afite ibibazo. Umukobwa rero nk'uko mubizi, Imana isarura uko ishaka, kandi umuhinzi wahinze aba afite uburenganzira bwo gusarura ibyo yahisemo. Umunsi umwe yararwaye, ahura n'indwara ikomeye, umukobwa aduteye intimba n'agahinda aza kwitaba Imana, ariko no mu gupfa kwe yari afite ibyiringiro, kandi nabwo yakomeje kubwiriza abantu akabakomeza, akavuga ati muhumure ndakomeye. Ntabwo yacaga abantu intege ubuzima bwe, abwiraga ati muhumure, muhumure, akabahumuriza, waba urwaye akaguhumuriza, waba ufite ikibazo akaguhumuriza. Igihe cyose uyu mukobwa yabaga ahumuriza abantu, nicyo kintu nababwira, yabaga ahumuriza abantu. Ikindi uyu mukobwa yaritondaga. Ikindi noneho kigeretseho uyu mukobwa mbabwire, uyu mukobwa yari umuntu ufite indangagaciro za kinyarwanda. Yambaraga neza, yavugaga neza, yagiraga ikinyabupfura, yagiraga umuco, yagiraga kwihangana no kutinuba abantu. Hari abantu binuba abandi, yari umuntu, wa muntu ushobora kukurwaza nko mu bitaro, akabana nawe akaguhumuriza, akiyibagirwa we ubwe. Uyu mukobwa yari intwari pe. Uyu mukobwa nifuje kumubasangiza kugira ngo mumwigireho, tumwigireho. Yari umukirisitu, yahuye n'ibibazo byinshi, yahuye n'ibibazo by'ubupfubyi, ahura n'ikigeragezo cy'ubupfubyi, yahuye n'ikigeragezo cy'amagambo, abantu bakamuvuga bakavuga ati wowe nta bwenge, ese wabuze aho wishingira, ese kuki utishingira ngo ushake umugabo, ese wabuze iki, waragumiwe. Ahuye n'ikigeragezo gikomeye cy'ubukene, cyo kubura amafaranga, cyo kubura umugabo, ahura n'ikigeragezo cyo kutagira umuryango, ariko arihangana arakomeza. No mu gihe cy'urupfu rwe uyu mukobwa yari agikomeye. Bavandimwe, ese ni iki cyadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Ni inzara se? Ese ni indwara? Niko Pawulo yanditse, aravuga ati ni iki cyadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Ni indwara se? Ni inzara se? Ese ni ukwangwa n'abantu? Oya, muri byose duharanire kunesha abavandimwe. Uyu mukobwa yaranesheje, ntiyigeze aganya, oya, cyangwa ngo ahangayike muri we. Yari amaranye uburwayi imyaka igera muri 4, ariko akomeza gukomera. Nyuma aza kumererwa nabi, aritahira, ataha neza. Isomo uwo mukobwa yadusigira ni irihe? Uwo mukobwa yaranzwe no gusenga, yaranzwe no kwihangana, no gutegereza, no kudahemukira Kristo, no kubabarira, kuko hari abamuhemukiye. Kuko ibivugwa byinshi bivugwa yuko ababyeyi be bishwe, ariko ababishe yarabababariye. Umukobwa yaranzwe n'umutima w'imbabazi, abana n'abantu amahoro, ndetse n'ababishe yabanye nabo amahoro. Yari afite umutima umeze nk'uko Imana ishaka. Ese muvandi, iyi nkuru iragufashije? Twandikire muri komenti utubwire uko ubyumva, tubwire uko wumvishe iyi nkuru, hanyuma n'ubutaha tuzakugezaho indi nkuru, kandi no kuri zakunezeza uzanezerwa. Imana ibahe umugisha. Ntiwibagirwe gukanda subscribe, ntiwibagirwe gukanda comment, ntiwibagirwe gutera comment, ntiwibagirwe gukanda subscribe, ntiwibagirwe no koherereza inshuti zawe, ukabasharinga, ugakanda kuri like, ndetse ntiwibagirwe n'iki iyi nkuru ikubwiye muvandimwe.
turabifuriza amahoro y'Imana. May God bless you. Turabakunda cyane. We love you so much. We love you so much. We love you so much. Nimba wumva iyi nkuru igufashije, watwandikira muri comment, watubwira, ukatubwira nimba wiyumvishijemo, nimba hari n'uwuzi wagize amateka nk'aya, rwose ukamuga uti numvishe amateka ameze nk'ayawe neza, cyangwa se ndiyumvishije. Imana ikomeze kubagira neza, ikomeze kubana namwe, murakoze, mugubwe neza.